imigambi y'abantu arishira akadomo ka nyuma abahanzi bo kuramya no guhimbaza Imana Vestine na Dorcas batangiye ubuzima bushya nyuma yo gutandukana na M Irene. Indirimbo itabaza yabo yasohotse. Ese nyuma yo gutandukana na M Irene, Vestine na Dorcas bazakomeza gutsinda nk'uko byari bisanzwe? Muri iyi video tugiye kureba urugendo rushya rw'aba bahanzi ba gospel batangiye nyuma yo kwirwariza rero muri uyu muziki nyarwanda. Indirimbo yabo nshya itabaza niyo ya mbere basohoye nyuma yo gutandukana na MI Music. Ibintu byakuruye impaka n'amatsiko menshi mu bakunzi babo. Turagaruka kandi ku mateka y'imikoranire yabo ndetse na M Irene, akaba ari imikoranire yamaze imyaka 5 yose. Impamvu zatumye batandukana, uburyo byagenze muri 2021 ndetse n'icyo urugendo rushya rushobora gusobanura uhazaza h'umuziki wa Vestine na Dorcas. Ese baba bari bukomeze kujya ku gasongero cyangwa baba bari bugwe? Wowe reba iyi video kugeza ku musozo, wumva ibisobanuro byose ndetse unatanga igitekerezo cyawe. Ese iyi ndirimbo itabaza yaba ari itangiro ry'irindi tsinzi ikomeye cyangwa baba bagiye gutsindwa nk'uko abantu benshi babyiteze? Duhurire muri comment, ariko kandi reka nkwinjize mu nkuru ya nyayo. Ubundi hari abantu benshi batekereza ko nyuma yo gutandukana na M Irene urugendo rwa Vestine na Dorcas rwari rugiye guhagarara, mbese batazongera kugaragara mu muziki. Hari ababibazaga niba batazashobora gukomeza gukora umuziki wa gospel ku rwego bari bagezeho. Abandi bakavuga ko kubona umuntu wabafashaga imyaka 5 akuvuyeho bishobora kuza gusubiza inyuma ibikorwa byabo. Ariko niki cyabaye mu by'ukuri? Nuruhe ruhare aba bakobwa banyuzemo kugeza aho bageze, aho batangariza isi yose ko bagiye gukomeza kandi bagakora bonyine? Kandi se indirimbo yabo nshya yitwa Itabaza ivuze iki ku buzima bwabo bushya batangiye? Uyu munsi tugiye kubumvisha cyangwa se tugiye kubagezaho inkuru irambuye yuzuyemo amateka, impinduka n'ibibazo byagiye bibaranga, ariko kandi inatanga ishusho y'icyerekezo bashaka kujyamo banajyanamo n'umuziki wabo. Ubundi Vestine na Dorcas ni amazina akunzwe cyane mu muziki wa gospel hano mu Rwanda. Bamenyekanye kubera amajwi yabo ahuza neza ubutumwa bwubaka imitima n'uburyo baririmba nk'abavukana bafite intego imwe. Mu myaka ishize basohoye indirimbo cyane zakunzwe cyane zirimo Yebo, Emmanuel, Iriba, Ihema ndetse n'Umutaka. Hari n'izindi ndirimbo nyinshi cyane zakunzwe zafashije abantu benshi mu rugendo rwabo rwo kwizera. Nyuma y'iyi tsinzi harimo uruhare rwa M Irene n'ikigo cya MI Empire cyabafashaga muri byose. Cyafashije rero aba bahanzi mu micungire no guteza imbere ibikorwa byabo bya muzika. Uwo mubano wamaze imyaka igera kuri 5 yose, ndetse benshi banawufataga nk'urugendo rwiza cyangwa se urugero rwiza rw'uko abahanzi ndetse n'umujyanama bashobora gukorana neza. Cyakora ibintu byaje guhinduka ubwo Vestine na Dorcas batangaje ko bafashe icyemezo cyo guhagarika umugaragaro imikoranire na MI Music. Bavuze ko icyo cyemezo bagifashe nyuma yo kubitekerezaho neza no kubisesengura mu buryo bwabo kandi bwimbitse. Iryo tangazo ryatunguye benshi kuko abantu ntago babikekaga. Abakunzi babo batangiye kwibaza ikigiye gukurikiraho cyangwa se icyabaye. Ese haba hari amakimbirane? Ese haba hari ibyo bapfuye? Ese baba bazongera gukorana? Ibyo byose abakunzi babo rero n'abafana babo batangiye kugenda bibaza. Mu kiganiro M Irene yatanze muri icyo gihe yavuze ko gutandukana kwabo ubwumvikane ari byo byabayeho kandi ko nta mwenda cyangwa ikibazo cy'amafaranga bari bafitanye. Yanongeyeho ko azakomeza kuba umwe mu bafana babo bakomeye. Ibintu byerekana ko nubwo inzira z'akazi zatandukanye ariko icyubahiro hagati yabo cyakomeje kubaho. Nyuma y'uko rero ayo makuru ashyizwe ahagaragara, amaso yose yahize yerekezwa ku ntambwe ikurikiyeho. Abantu benshi bibazaga bati ni iyihe ndirimbo ya mbere bagomba gusohora kandi bari bonyine. Hari n'abatinyaga gutekereza yuko aba bahanzi
bagiye kuzima cyangwa bagiye kurekeraho gukora umuziki kubera yuko bamaze gutandukana na manager wabo Murindahabu Irene cyangwa se MI Music. Ntibyatinze, hashize ukwezi kumwe gusa iyo mitandukanire ibayeho, Vestine na Dorcas basohoye indirimbo nshya noneho ise Itabaza. Kuri benshi iyi ndirimbo ntabwo ari umuziki gusa, ahubwo yagaragaye nk'ubutumwa bugaragaza icyizere, ukwishingikiriza ku Mana ndetse no gutangira urugendo rushya bafite, ndetse bakaba bafite rero icyizere cy'ejo hazaza mu gukora umuziki wabo. Mu gihe ibi byose byabaga, ubuzima bwabo bwakomeje rero guhinduka. Bombi bakoreye ibitaramo muri Canada. Nyuma y'urwo rugendo rwo gutandukana, Vestine yahisemo kuhaguma ndetse aza no kuhabyarira umwana wa mbere. Dorcas nawe nyuma yo gusubira mu Rwanda yongeye kwerekeza muri Canada, aho bombi bakomeje gukora ibikorwa byabo bya muzika. Ikintu gishimishije benshi nuko nubwo batangiye kwikorera, batigeze bahagarika gukora umuziki cyangwa gucika intege, ahubwo bahisemo gukomeza urugendo rwabo rwa muzika, bafite intego yo gukomeza kugeza ubutumwa bwa gospel ku bantu benshi kurushaho. Abakurikiranira hafi umuziki bavuga ko gutangira kwikorera bishobora kuzana amahirwe mashya, ariko kandi bikazana inshingano nyinshi. Ubu bazajya bifatira ibyemezo byinshi ubwabo, bategura ibikorwa byabo, kandi bahangane n'inshingano zo kuyobora urugendo rwabo. Nubwo bimeze bityo, amateka yabo agaragaza ko atari ubwa mbere banyuze mu bihe nk'ibi. No mu mwaka wa 2021 bari barigeze gutandukana rero na Irene, ariko nyuma yaho baje kugirana ibiganiro, bongera kumvikana, bakomeza gukorana. Ibyo byerekana ko urugendo rwabo rwagiye rurangwa n'ibizamini, ariko bakabasha gukomeza. Uyu munsi ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza ni kimwe: ese Itabaza yaba ari intangiriro y'ibihe bishya, cyangwa ni urugendo rushya ruzazana izindi mbogamizi batigeze bahura nazo? Hari n'abatabura kuvuga yuko Irene yaba azongera kugarura bano bakobwa maze akongera akaba managing. Ibyo byose ntabyo tuzi, gusa igisubizo kizagaragara uko iminsi izagenda ishira. Ariko kandi ikigaragara nuko Vestine na Dorcas bahisemo gukomeza urugendo rwabo bafite icyizere, kandi abakunzi babo benshi bakomeje kubashyigikira ndetse no gutegereza ibihangano bishya bazabagezaho. Murakoze gushyigikira iyi nkuru. Nimba wayikunze, sangiza abandi kandi utanga igitekerezo cyawe. Ese wowe ubona uru rugendo rushya rwa Vestine na Dorcas ruzatanga